mu Rwanda mu 1994 yari ishyiraniro. Umuntu yicaga mugenzi we, ukica inshuti yawe, ukica umuvandimwe, ukica abantu bakugabiye. Ko wirukanka sha mama bari kwica abantu babanyagwa bagarutse baba ndi bari kwica abantu hariya kwa Nyabwenge bamaje kuyica kandi barabavuze ngo bagiye iwawe mu rugo bamaje kubica iwanyu bose barabasibye ase aba banyagwa baradushaka hitse ko turi abantu nkabo ko tuva amaraso nka yabo baradushaka hitse ntabwo mbizi ese ko tuva mu gihugu kimwe twagakwiye gukundana nk'abanyarwanda bari kudushaka hitse ubwo duhunga Sese yamikino nshaka muri gishyamba na rusena nshaka na rumwe kumuza gusiga nta numwe umva habe naga kandi bonyesha ibikote meze nk'ibyatse gisaza n'umutwe duhibashatse kare duhiga twabuze ariko zikariwe koko sha umva umva umubona we nshaka umubona we ugiye guca hano hamora guca hano ngiye kunyuramba tubitanga neza kandi ba namunca gukuri oya nayicyajije uhura n'urutsenane rimwe turi tayari kuri umwanda tugende bari cyo bari hanga abanyagwa barengeye hera ndamutse mubonye we utanivuna umuntu tugende mwana
Ngwino, ngwino. Ngwino hano. Ngwino hano. uraza cyane uzi Ngwino hano. Inisira aho biragora. waje utera abana Sasa mwari kumwe ugomba guterekana ko je naba. Ntabwo bonye tanzania uzi ko ari byo abantu nk'abo badutesha umutwe gusa. Dutesha umutwe gusa. bari twawe Antwari. Mwamurangije? kazi vuba abari vuba Ibi nibyo byaduteye sha. nta bintu by'ishaza mwana n'ubu igisuku igihugu tugiye vava Kugisukura iyi myanda. ndetse nane biza bimeze bite umuntu mwamubonye cyane mwamubonye Urawe ntago nzirengero ry'isi. kamana nyigasa ubu Akora ikigo nacyo turagifata kiriya gisaza. none se ubu mwagigira muri yakoranye niba muvuye ngo dutangatanga ishyamba ubu wabonye ariko rero iyi ni inzirakarengane Iyihe? turamurenganyije nese Umva iki ngiki ibintu gitangiye. Alisha nawe mbona Nawe mba sinzi. Tugende mwana. mbona wagamba Tujye guhiga muzehe mwana tugende turebe iki kihore. umusaza sha mu mbabare tugende turebe umusaza ibindi Se mwana turebe gutinda ahangaha mwana. hakubundi hano uyu mwana rwose Muri kumvikisha. hano tugende mwana kandi njye ibintu simbikunda habe na gatoya mwana gahunda yacu murayizi Yes. muri muri Tugende sha. Shaba chita mwana. Mujari ya mwana. Babasha, cyagisaza nyiki. gira Iki. fatiraho aho uragasha abari memutuje Imisozo nyirukanye urayibonye. we mzee we Imisozo nyirukanyije urayibonye. mumbabarira rwose azi uko ko muradushaka iki mw'abanyarwanda niko sawa mumbabarira rwose nta gahunda dufite yo gucirikanya nama urumva nta gahunda turabanya koko mwana Sun uracyavugana iki nawe urahageze umuginga. akwereka ngo sibyo ariko rero itonde Urangiza umuntu. mwambabarira ko uyu musaza mbabona ni uwo muri kare kandi ni inyangamugayo namwe murabizi reka tumufate tumujyane
kubura igihugu mwana navuze mwambabariye koko zira Kanyesu kamatobwira Kanyesu kurwo uyu musaza ugiye mwamumurenganya inde kuva yaba ari inzira karengane rwose zira karengane iki cha zira karengane babagina maze uru n'urusena maze ngubwire umurima iwanyu muhinga so uyu musaza wo wahaye none inyanga muravuga maze ngubaze geragerayo ahishije nkarya yampaye amata ubu tubona nabura mwe bafanikisha ubundi ubonaga mwe mufatanyije ariko mbanza unyumve uyu musaza uramuhora iki yarashingiye mu miryango yacu turabizi uyu ngwari kaza tubizi yari mu reba reba aya mazu reba ubu yatenyangamugayo byose akaba yarabikoze uyu yaratishemo uyu muhungu ikibapfana bisano nirago naramwizera niba ari abazungu ubwo ariko dushuka bagashiramo ibi bintu by'ibikode uyu musaza rwose inzira karengane inyangamugayo rwose karengane uyu musaza undi wamunganira ko papa twasangiye inzoga koko muri kumora iki nabahaye imirima nabahaye iki n'inyangamugayo mwose muranje mwambabariye koko Kanyesu mwambabariye ko papa wari induti yawe ubugabo wari mugiye kuyitengo tone muri sibyo icyo gisazi najyaga iwabo nkagira imirima niwe bayiduhaye bagenda bakaduha igitoki tukajya guteka rwose amapera hatubuze ako se umundi wamungane ubundi turimo turapfa mani njye ndi kubona mureke mwitonde ibi bintu abazungu bari kudushyiramo ibi ngibi ngo ni amaterambere ibi bintu abazungu bazana mwa ibi ngibi nibyo biri gutuma byose muzehaguruka byose uri gufata umusaza nk'uyu watubyaye tukirirwa tubari hejuru ibi bintu yaratureze umusaza aradutunze ibi nta kintu murakoze mwabana murakoze pe tuzamuka kuko ahubwo aba bazungu ibi bintu birakabije abazungu tugomba kurwana nabo n'abandi bantu bagifite ino myumvire turakoze cyane twese tugomba kongera tukavurwana sanze ibi bintu atabari yego musozi bene urakoze kuzana iki gitekerezo yego rwose cyane urakoze pe dukwiye gukundana nk'abanyarwanda nibyo muze dukundana nk'abanyarwanda aba bazungu baradushuka abazungu aba bazungu ibintu batuzanamo ngo njyewe nice mugenzi wanjye ibaze mfashe umuhoro gutema koko aba bazungu none kudukorera nagari twijyanire tu abantu b'abandi gusa tunataka tubigenda tugomba gusubira kubyara murakoze cyabana tugenda njye kubazungamira mugenda njye kubaha amata njye kubaha barana bifite nta muntu uri bugukoreho ni njyewe wari ushefu w'abantu bose bari muri kano gace ni njyewe urubayoboye yego sha arafite inzoga nziza namwe birarangiye niko zaza kubwira papa tukayisangira tugenda njye bazimana ibaze nawe uzi ikintu kiri kumbabaza ni inka zawe twatemye inka zawe nta kibazo inzugi twazibomoye nta kintu yawe ni nkaho twari tuyisize tuzorora izindi nta kibazo hari abantu nagiye noroza benshi bagenda bazampa n'izindi norore nongere ntunge ntunganire tugende mazigambo mureke mbere murabona n'umusaza twari tumuhemukiye inzu ye inzugi twazikuyemo amadirishya twayakuyemo tugomba kumuha umuganda tukabisubiza ku murongo ibintu uko ubu ngubu twabaye umuntu umwe ubu dusigaye twitwa abanyarwanda igihugu kitagendera ku moko ubu turi kuri seti nk'ibisanzwe nk'ibisanzwe tukaba turi gukora filime ijyanye na jenoside muri 1994. Urebye nyine ni message ko turi gutanga, hashobora kubibona bakagira ngo ni ibyanyabyo ariko ntabwo ari ibyanyabyo, ni message ko turi gutanga. Abo ngabo muri kubona ni abakinnyi turi kumwe, abo ni abakinnyi barimo, dore uwo wambaye umwenda w'umutuku, yewe ibyamubayeho ntabwo byari bisanzwe. Uyu musaza nawe rwose
yewe nyine kugira neza nibyo byamurokoye yagize neza mujye mugira neza ni ukuri. Yes, kugira neza ewani neza isanga imbere kabisa. Mugire neza mwisange. Tugira neza wigendere. Kugira neza biramurokoye da. Ubuse nari mpfuye se. Mwaye mubyoge. Nanone umwe 2 3 4 hagere ko nishoka n'inyuni. Nanone umusa iyo ugiriye umuntu neza nawe arayikwitura. Wari uyoboye ubwo nabyita umutwera abicanyi. Wari uyoboye abicanyi nawe yatekereje neza yagiriwe nyine nawe bituma ahindura ibitekerezo. Kira aho ngaho ku muntu warebye filime ndi umuntu witonda usanga filime ngo mujye nikomeye. Uriya muntu wari uyoboye yaritonda cyane. Umuntu witonda cyane ariko nyine iyo hajemo acting yari ugukina nyine ugomba gukina umuntu nyine akabona message agomba kubona. Nawe uritonda se? Barabizi. Uyu muntu murabona yitondara bakaze babwire butora bita kino gishoka. Akazi mbese umuntu ashobora ati nkorera akazi ukora iki ukagikorera bite nigusha guhaye. Ntabwo nta mutima mubi no mugabo. Akondagazo niyo bakubona gutya mu nzira bakiruka nawe. Yewe n'igitangaje nde ndubatse mfite umugore. Urumva rero ntabwo naba nitonda ngo uwo mugore turubanyemo. Ahira ko umugore atamutera ubwoba. Shandagaze. Nukadahe nawe ariko nyine mwana iyi ni message twatangaga. Byo ni SMS man. Turakina. Message bayibona. Y'amateka yacu yashize. Kugira ngo ari umuntu wenda bakakura filime za kera kavuga ati bara abantu se bago ari umufana wanje cyangwa uyu n'uyu batereka mbarebe iyo message akayikuramo. Iyo message akayibona. Ariko mwana natwe tubikora urubyiruko ruri kuzamuka ubu ngubu ntabwo rugomba kugira gute kugira message rukuramo. Natwe nitwe duhari ariko turi kubyumva twarabyumvishije ariko imeze duti kandi byari binababaje. Twarasomye amateka bivuga ni menshi mu Rwanda twarasomye turabizi bica ku maradiyo turabizi. Rero si ngombwa ngo tugire natwe dukora ibyo bakera bakoze wapi ahubwo twebwe twubakire kubyo abaturokoye abaturwaniriye tuzamukireho natwe bubatse nyine natwe tubazamukireho natwe tuzamuke tuba imbaraga z'igihugu. Ubundi baravuze baciye umugani mu Kinyarwanda ngo nshinze umwe ndasakara. Uriya uwafashe iyo ntambwe agashinga ati ngiye nshinze aha ngaha tugomba kumugenderaho. Rero ibintu byagezweho nta kubihutaza ahubwo dukore tujya mbere no kujya nyuma dukore tujya mbere. Ni ibintu rega bigaragarira amaso. Ni ibintu bigaragarira amaso. Utayibona. Rero tureba icyo gihe umurorerwa tukareba n'iki gihe tubona ko hari ibintu byinshi nyine byagezweho. Igihugu kimeze neza umutekano ni wose. Ngora dukoze mu iki gihe murabona hari umuntu wadukomye ni umutekano w'igihugu kandi nituri no mu ishyamba none kigaragara. Ishyamba hakagombye kuba arimo abantu bagiye batubona baratwihorera bavuga ati barabana bari mu bintu byubatse byo kwigisha igihugu urubyiruko. Rero nta kibazo rwose umutekano twongera gushimira n'inkotanyi ngo bintu byazadukoreye dukura rwose inkotanyi hejuru cyane twibuke twiyubaka.